ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Wabanye nanjye mu bihe byiza no mu bikomeye, unyitaho Yesu. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Yezu Kristo akuzwe, bakristu kandi bavandimwe. Dukomeje kubasomera ibonekerwa ryabaye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, mwaka w'1993. Mu gice cya kabiri twabasomeye mu cyumweru gishize, twumvise ko Bikira Mariya yatwigishije uburyo buboneye bwo gusenga tubikuye ku mutima, twitura Imana ndetse tukanayitura ibyacu byose. Ikindi twumvise Valentina ko yakorewe igitangaza kidasubirwaho, agahaguruka akagenda, kandi yari yaje mu kagare bacungamo abarwayi. Aho twari tugeze rero, twumvise Valentina abaza Bikira Mariya ati se ndasubirayo ndyame ndabigenza gute? Ati se ejo mu gitondo ko abantu bazabivuga, nibambaza se nzamubwira iki? Ubwo yavugaga muganga. Ati se muganga wowe yakubaza ukamubwira ngo iki? Ati yenda yahageze asanga ntahari. Aho rero niho twari tugereje. Reka dukomeze tubasomera uko byakurikiranye, ibyakurikiyeho. Jyewe wasomera nitwa Louise Habimana Uwera. Asubiza ku cyo abwiwe ati oya ntacyo byaba bitwaye nkize se. Ubu se ko asanga ndyamye, ese yabwirwa n'iki niba ngenda cyangwa ntagenda? Kereka niba umpa sinongere kwicara muri cya kintu. Ikintu maze iminsi ngahe nicaramo ntakivamo. Simbyemera, nanjye ndi gushidikanya. Asubiza ku cyo abwiwe ati hano se, ahangaha se ko mpamenyereye, aha niho hari hanteye ikibazo. Kwirirwa bateruye, ayi data we, uzi kuba ikimuga uri umwana? Burya numvise ko abantu bamugaye bababaye, niyo mpamvu nzajya mbubaha. Nagiye ndi guca ku bana b'uducumba nk'abareba, nkavuga nti cyo nyagasani, nanjye buriya bazayaca. Oya yarabyimbye, mu mavi habyimbye, ariko ntawe nabyerekaga, nacecekaga. Harimo ikintu kimeze gutya, habyimbye, ntabasha kugenda, nkumva kimeze nk'ibuye. Ubuse nacyo cyavuyemo? Valentina ahera ko areba amavi ye, akanda aho yavugaga ko hari habyimbye ati nizeye ko ningera iwacu ntasanga byahindutse, cyangwa muragira ngo tuganire turi iwanyu, mvomerere indabo zanyu, nintaha bongere bagende bancunga. Ariko ntabwo mbyinubira, ndabyemera kuko byanyumvishije ko ngomba kumva abababaye. Yaba nari mfite ubushobozi nabafasha. Atega amatwi maze atangira kuririmba abyina ati dore igitego tubateze mu bantu,
umuziranenge umubyeyi w'Imana yaramuduhaye ngo abe n'uwacu, yaramuduhaye ngo abe n'uwacu. Valentina aza kubaza ati, wowe wabonye umuntu abantu babyinira yicaye cyangwa ahagaze ari kureba gusa? Ariko mama, buri gihe uranyereka ukambwira kubyina, maze nazajya kureba abantu bakanyereka amafoto n'ababyinnyi, umuntu w'inkumi nkanjye, buriya abantu ntibanseka? Avuga asubira mu ijambo abwiwe ati, ntacyo bitwaye, ngaho noneho nawe byina. Oya, urabyina nabi Kibeho barabyina, nanjye ndabyina, ndabyemeye. Amaze kuvuga atyo atera indirimbo abyina, ubona yigana uwo bari kumwe n'abari aho babyinana nabo. Dore igitego tubateze mu bantu, umuziranenge umubyeyi w'Imana yaramuduhaye ngo abe n'uwacu, yaramuduhaye ngo abe n'uwacu. Kuzwa Mariya mubyeyi w'Imana, udahemuka mubyeyi wa Jambo, singizwa n'abayoboke ba Nyagasani, singizwa n'abayoboke ba Nyagasani. Dore igitego tubateze mu bantu, umuziranenge umubyeyi w'Imana waramuduhaye ngo abe n'uwacu, waramuduhaye ngo abe n'uwacu. Valentina ati, mama urakoze, ntabwo nari nzi ko uzi kubyina, nibambaza nzababwira ngo nawe wari uri kubyina. Asubiza ku cyo abwiwe ati, none se ko jyewe mvuga byose? Oya da, ahubwo ndicecekera. Atega amatwi akanya, yongera kubyina aririmba ati, ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari gufite mu bitekerezo byayo. Arangije icyo gitero aritaba ati, karame, maze ageza ubutumwa ku bari aho ati, bana banjye, murebe umurambi muremure cyane kandi mwiza, harimo amabara y'umutuku n'ubururu. Hejuru hari ahandi hantu harehareho gatoya, aharimo agace gatoya kenda guhura. Amaze kuvuga atyo yongera gutera no kubyina. Ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari gufite mu bitekerezo byayo. Mucyo uturuka kwa Yowakimu, kazerebero ry'abeza, gikomangoma cyo kwa Dawudi, uruta abamikazi bose. Atanga ubutumwa ati, bana banjye, ni umurambi muremure, ahendaga guhura hari umweru, hagati ni umweru. Amaze kuvuga atyo atera igitero kivuga ngo, nzagutaka by'ukuri
nzagutakira ibirezi bikwiye nyina w'Imana, uw'Imana yagize imanzi. Ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Nyuma y'inyikirizo ati karame. Iruhande rwaho hari akandi kantu gasohotsemo kenda gutukura, ariko k'igisusirane kadatukura cyane. Atega amatwi umwanya yitegereza, hanyuma yongera kuvuga ubutumwa ati, bana banjye, mujye musaba ubushishozi muzabona. Hari umurasire umwe, none imbere yaho hari utundi turasire tubiri. Bamwe batahageze n'abatari bahari niba bavuga bati twabonye ibicu, ngo mbese iyo ibicu birenze niho ibitangaza biboneka. Nyamara nyiramaso yerekwa bike, abandi basigaye nabo bakirebera. Murabona ko ijuru rihindutse ukundi. Murebe imbere yanyu, murabona ahandi h'umutuku cyane. Ibyo byerekwa abari bari ikibeho ari 12:17. Hirya no hino hijimye, ahabona ari aho twerekwaga. Valentina nawe ubwo akomeza kuganira atavuga, akoresha ibimenyetso byo kwikiriza n'umutwe. Bigeze aho arabaza ati, hanyuma se biriwe tweretse bishaka kuvuga iki? Ntiyahabwa igisubizo ako kanya, ahubwo akomeza kwitegereza ateze amatwi, maze atangira kuririmba ati, mucyo uturuka kwa Yowakimu, kazerebero ry'abeza, gikomangoma cyo kwa Dawudi, uruta abamikazi bose. Ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Aherako abaza ati, ariko se biriya bishaka kuvuga iki? Akomeza gutega amatwi, noneho atanga ubutumwa ku bari aho ati, bana banjye, mukebuke impande hirya no hino, murasanga aho nerekeye hakeye hadasa n'ahandi, kugira ngo mushobore gutandukanya ibyo mbereka n'ibyo bamwe bitekerereza. Nabanje kubereka umurambi ushashe mwiza cyane w'ubururu, kandi n'ubu ugihari, ahandi ni umutuku. Muri uwo mutuku hari ahajya kumera nk'ahari umuhanda w'umweru ariko utera. Hepfo yaho hari umutima wanjye. Iruhande rw'agacu kajya kuba umukara, mwitegereze bana banjye, kuko byose bigenda bishaka guhura. Yavugaga ibyo abantu bagakurikira ibyo ababwiye, bakitegereza imbere habona naho ku mpande zose hijimye. Valentina nawe kimwe n'abari aho, ahanze amaso imbere ye, aravuga ati, murakoze, ariko se mama, ubu murareba mukabona ziriya ndabo nazivomerera zose nkazirangiza? Ni nyinshi cyane. Reka ndebe ukuntu umurima wanyu ungana. Buriya ndavomerera igice, ikindi tuzakivomerera ubutaha. Amaze kuvuga atyo ahindukira areba impande zose ati, uzi ko hari abantu? Ntabwo wabona aho uca, nuko ari indabo nyine, indabo zigenda. Urwo uhuye narwo urutembagaraho wihitira. Araseka. Yongera gutanga ubutumwa ati, bana banjye, ntimugashidikanye, kuko ntaho ibitangaza bitaba, kandi ntimukazanwe n'ibitangaza,
kuko hano hose ntihasa. Valentina abaza nk'utumvise icyo abwiwe ati, ngiye kuzivomerera ariko nizeye ko muri bumfashe. Atega amatwi avuga nk'usubira mu byo abwiwe cyangwa ubitangaho igitekerezo ati, abafite amaso n'ubushishozi barabonamo byinshi. Arabaza ati, ariko se mama, ko mumbwiye kuvomerera indabo zanyu mutari mwanyereka ibyo nabasabye? Asubira mu gisubizo ahawe ati, ngarutse. Nuko aratambuka arambura amaboko ku byo abantu baje guhesha umugisha, atangira gusenga ati, mubyeyi mwiza, uyu mugisha umpaye gutanga umpe kuwutangana umutima mwiza, ukwihangana, ukwiyoroshya, ukwicisha bugufi, umpe no kuwutangana icyubahiro cya Nyagasani. Aratambuka ajya ku rundi ruhande, yongera kurambura amaboko asubiza ku cyo abwiwe ati, oya, kubera ko ari nyinshi cyane ndakora vuba kugira ngo ntaza kunanirwa. Maze aherako asenga ati, mubyeyi mwiza, uyu mugisha umpaye gutanga umpe kuwutangana ubwicishe bugufi, ubwihangane, kumva ko ntacyo ndi cyo imbere y'abandi, kumva ko ndi umunyantege nke n'umunyabyaha, umpe no kuwutangana icyubahiro cya Nyagasani. Aratambuka ajya ku rundi ruhande, yongera gutega amaboko arasenga ati, mubyeyi mwiza, umugisha umpaye gutanga umpe kuwutangana umutima mwiza, ukwihangana, ubwicishe bugufi n'ukwiyoroshya, umpe no kuwutangana icyubahiro cya Nyagasani. Imana nisingizwe mu ijuru, maze munsi abitonda bahorana amahoro. Ajya ku rundi ruhande yongera gusenga ati, mubyeyi mwiza, uyu mugisha umpaye gutanga umpe kuwutangana umutima mwiza, ukwihangana, ukwicisha bugufi, ubwiyoroshye, umpe no kumva ko ngomba kwiyegeranya n'abakene, abarwayi, abatagira kirengera, umpe no kumva ko ntacyo ndi cyo imbere y'abantu, ko ngomba kwakira umuntu wese uje ansanga, umpe no kuwutangana icyubahiro cya Nyagasani. Imana nisingizwe mu ijuru, no munsi abitonda bahorana amahoro. Imana yamuhaye byinshi, yamugize umunyamabanga, n'umubyeyi ugabire iteka. Yesu Kristo tw'indabo za Mariya, tw'indabo zawe mubyeyi, kuko Mariya warahiriwe, wowe wahoze mu gitekerezo cy'Imana, twitweze abana bawe, tukubere indabo nziza mubyeyi, twitweze abana bawe, tukubere indabo nziza mubyeyi. Amaze guhetura impande zose ahagarara aho yahoze, arabaza ati, ariko se mama, amaguru yo ndumva agenda, ariko ahangaha ntabwo nunama, gusa izo ndabo ndazivomerera ntabasha kunama. Asubiza ku cyo abwiwe ati, reka da, banza naho hakire mvomerera indabo nindangiza ahubwo byose bigaruke. Asubiza ku cyo abwiwe ati, ye, urakoze. Maze aratambuka afata agacuma akora ku kimenyetso cy'umusaraba agira ngo anywe amazi arimo, ariko ashyize ku munwa amazi ntiyaza. Yasuka hasi amazi akaza, ariko yashyira ku munwa ntihagire n'igitonyanga gisohoka. Bimuyobeye agatereka hasi ati, ngiye kuzivomerera ariko nanjye ndagenda nzisitaraho.
yambara mu ijosi ishapure yari afite mu ntoki, asubiza ku cyo abwiwe ati, none se ko mfite inyota, we wakora ufite inyota? Reba n'iminsi maze mfite inyota, none ndi kunywa n'amazi akanga kuza, iby'iwanyu nta wabishobora. Abaza nk'utumvise neza icyo abwiwe, maze yongera gufata ka gacuma, asuka hasi amazi arameneka, maze ashyize no ku munwa, noneho amazi araza aragotomera, anywana ibyishimo ati, inyota nishira ndakubwira, ndazivomerera zose nta na rumwe nsiga, ariko inyota ishire. Ubwo se wowe wakora upfuye? Aho nzajya ngera naniwe nzajya nywaho. Maze yongera kugotomera, arangije acigatira akajerekani mu kwaha, arakaraba, anywesha urushyi, akaraba no kuri ya mazi yo mu gacuma, maze acigatira byombi, akajerekani n'agacuma, akajerekani mu kwaha, agacuma mu ntoki, akajya asuka mu ntoki kuri ya mazi yo mu kajerekani, agatera abantu, ahereye ku bari kuri podiyumu. Ubwo hari 12:30, maze amanuka kuri podiyumu ajya mu bantu, aha ku rushyi umubikira, asanga n'umwana nawe, amuhesha amazi urushyi, amuramburiraho n'ikiganza ati, nguhaye icyubahiro cya Nyagasani n'ubusabane ku Mana. Aha amazi ku rushyi n'abandi bana, maze akomeza mu bantu ajya kubatera amazi. Hagati aho abantu baririmba indirimbo zitwa Nzaririmba rozari, Turi ku rugamba, Mana turimo gusenga n'izindi. 2:40 niho yahagurutse kuri podiyumu, ahesha urushyi abahasanze, nanjye ampa inshuro 2. Uwo ni Dominiko Makeri wivuga, maze yongera kumanuka, asubira mu bantu nk'aho hari uwo abwiwe kujya guha amazi. Ava aho ubona ananiwe cyane, ariko bitamubujije gukora ibyo ategekwa. 2:44 yararangije, maze aravuga ati, mama ndananiwe cyane, nizere ko ntaho wanyeretse ntageze, aho wageraga hose nanjye nahageraga, ariko indabo zawe ziraruhije. Asubiza ku cyo abwiwe ati, none se ko ari nyinshi cyane, ni byiza ariko zirananiza, ndananiwe cyane. Aritaba ati, karame, oya ntabwo ninubye, ahubwo ndabashimiye. Asubiza ku cyo abwiwe ati, amaguru niwe wayampaye, niyo mpamvu nayakoresheje uko nshoboye kose n'amaboko. Asubiza ka kajerekani yahoze akoresha mu mwanya wako ati, ndumva ndangije, hasigaye kubabwira ibyo abantu bantumye. Abaza nk'usubira mu ijambo abwiwe ati, ndananiwe cyane, nzaba mbikubwira, oya nanabitumika nkihangana. Nizeye ko tutamara gutandukana ngo nintahe iwacu ngende narembye, ahubwo ntizi imbaraga, ninababara simbyerekane nihangane. Asubiza ku cyo abwiwe ati, ndabizi ko ngomba kubabara, atari ngombwa kwereka buri muntu wese ko mbabaye, kandi n'ubundi niko mbigenza iyo mubimfashijemo, ariko nizere ko amaguru ari bukire sinongere kugenda muri kariya kantu. Ndabinginze n'umutima wanjye wose, kandi n'ubwa mbere nabasaba ikintu nk'icyo, ibindi byose mubireke, ibimbabaza ariko ngende n'amaguru. Asubiza ku cyo abwiwe ati, oya ntabwo ari uguhinyuza, cyangwa se ari uko mbabara cyane byonyine no kuba meze ko bituma ndushya abantu benshi. Oya ntabwo ari bo babimbwiye, ndabatekerereje, ntabwo nzongera. None se urumva bitananiza umuntu guterura umuntu muzima ungana nanjye,
uzi ukuntu mfite ibiro byinshi? Asubiza ku cyo abwiwe ati, mbabare ahandi ntacyo bitwaye, ariko rero amaguru agende. Oya, ntabwo nzi icyo mutekereza. Atega amatwi umwanya ati, murakoze. Ariko akomeza gutega amatwi, maze araririmba ati, ab'ijuru nimwishime, abo munsi nimuhimbarwe, nimukurikirane inzira nabahaye, kuko namwe naje kubagenderera. nimube abakurikiza b'Imana, mube abana b'inkoramutima, kandi mugende mu rukundo rwayo, mureke kugendera mu rukundo rw'iby'isi. Ab'ijuru nimwishime, abo munsi nimuhimbarwe, nimukurikirane inzira nabahaye, kuko nimwe naje kubagenderera. Nicyo gituma bizavugwa ngo, kanguka wowe usinziriye, kanguka byuka mu bapfuye, Nyagasani Yezu akumurikireho. Ab'ijuru nimwishime, abo munsi nimuhimbarwe, nimukurikirane inzira nabahaye, kuko namwe naje kubagenderera. Yezu niwe wazuye Lazaro. Yezu niwe wahumuye impumyi. Yezu niwe wakijije ibibembe. Yezu niwe wahagurukije ibiremwa. Ab'ijuru nimwishime, abo munsi nimuhimbarwe, nimukurikirane inzira nabahaye, kuko namwe naje kubagenderera. Umuntu waboshywe na shitani akumva ko yikoreye ibyaha, nafashe hasi iyo mitwaro ye, maze ankurikire, ndamuruhura. Ab'ijuru nimwishime, abe munsi nimuhimbarwe, nimukurikirane inzira nabahaye, kuko namwe naje kubagenderera. Amaze kuririmba, ageza ubutumwa ku bari aho ati, bana banjye, ntimukababare ko ntakiriye ibyo mwatumye, byose nabibonye. Kandi mbere yo gutuma no gutekereza, mba nabimenye kare. Bamwe nzabasubiza, abandi mugende mubibona no mu gihe mugenda, igihe muri mu nzira mwicaye se, cyangwa mu bikorwa byanyu, bitewe n'ibyo mwifuza. Bakoma amashyi. Mbifurije mwese kugira amahoro, ubuzima, urukundo, kudasubira inyuma. Ariko cyane cyane mbifurije kugira urugendo rwiza. Mukomeze musenge, musabe, kuko usabye azahabwa. Byose birashoboka, n'amahoro azaza. Bakoma amashyi cyane. Mumenye ko usabye arahabwa. Nimubisaba mubivanye ku mutima, mukabisaba mubizirikanye, mukabisaba muzi neza uwo mubwira, uwo musaba nta buryarya burimo, ntacyo muzabura. Bakoma amashyi. Mujye musabira abadashoboye gusaba. Musabire abarwayi, abadashoboye kugera hano. Musabire abafite uburyo, ariko ntibabishake. Ariko cyane cyane musabire abafite intege nkeya kuri roho, abafite intege nkeya ku mubiri, abashaka bakabura uburyo, ufite afasha abakene, kuko hariho n'abakene batanga badafite. Amaze gutanga ubwo butumwa, atega amatwi akanya ati, hari na benshi bantumye ngo batashoboye kugera hano. Hari ibyo bambwiye ngo mbavugire. Mu isengesho ryanjye nakubwiye nabavugiye, mbese n'abandi bose. N'abariya bose ureba twe tutaruzi, ari n'abarwayi, ari abakene, ari impumyi, ari n'ibipfamatwi, ndetse n'ibiragi. Wirebere n'uriya muvandimwe wacu utavuga, ukora uko ushaka ntukore uko twe dushaka. Nta kidashoboka kuri mwebwe, byose birashoboka. Kandi twizeye ko gushaka kwawe ariko kuzakora muri twese. Amaze kuvuga ayo magambo araririmba ati,
nyina wa jambo ndakwihaye, ibyanjye byose ubyakire, nishyize mu biganza byawe Mariya, ko ngufite mfite byose, ko ngufite mfite amahoro, ko ngufite mfite urukundo Mariya, kuko ngenda umwana muto, umwana wese agira intege nke, nyongerera imbaraga ngukorere Mariya, ko ngufite mfite byose, ko ngufite mfite amahoro, ko ngufite mfite urukundo Mariya, nyina wa jambo ndakwihaye, ibyanjye byose ubyakire, nishyize mu biganza byawe Mariya, ko ngufite mfite byose, ko ngufite mfite amahoro, ko ngufite mfite urukundo Mariya. Nyuma y'iyo ndirimbo amara akanya acecetse, maze atera indi ndirimbo agira ati: ko ari wowe nzira ngufi, ko ari wowe nzira ngufi, nzira nziza itagira ikoni, kundwa sangwa umva Mariya nkwisabire, umva Mariya nkwisabire, ujye umbarira mu bana bawe, kundwa sangwa umva Mariya batagukunda, umva Mariya batagukunda, bazanyura inzira ndende, kundwa sangwa wakumva nitw'umutindi, wakumva nitw'umutindi, yambaza ndi mwene ndehe, kundwa sangwa ubwo ndi mwene Mariya, ubwo ndi mwene Mariya, nta huriro n'ubutindi, kundwa sangwa nyaguharirwa ubwiza bwe, nyaguharirwa ubwiza bwe, umubyeyi umumara ntimba, kundwa sangwa umva Mariya batagukunda, umva Mariya batagukunda, bazanyura inzira ndende, kundwa sangwa wakwanga rugori rwe, wakwanga rugori rwe, impuhwe yazibona hehe, kundwa sangwa umva Mariya batagukunda, umva Mariya batagukunda, bazanyura inzira ndende, kundwa sangwa. Amaze kuririmba atyo ari nako abyina ati: mama urakoze ndananiwe. Atega amatwi akanya, yongera kuririmba indi agira ati: Mariya mwiza mubikira, mubyeyi wacu urakaramba, uri ka gakoni k'abakobwa kamwe gatakara ntibatahe, Mariya mwiza mubikira, mubyeyi wacu urakaramba, uri ka gaseke k'imikindo kamwe kabika ibanga ry'ibwami, Mariya mwiza mubikira, mubyeyi wacu urakaramba, uri ya mazi y'urubogobogo amwe ahembura abarembera, Mariya mwiza mubikira, mubyeyi wacu urakaramba, Mariya iwanyu si kure cyane, burya uwazindutse arahataha, Mariya mwiza mubikira, mubyeyi wacu urakaramba. Amaze kuririmba atyo ageza ubutumwa ku bari aho ati: bana banjye burije ndatashye. Valentine ati: ubuse urabona hatakiri kare? Yongera gutanga ubutumwa ati: mbifurije mwese kugira urugendo rwiza, n'abatari bubone uburyo mwihangane, ndaba ndi kumwe namwe simbatererana, kuko nta mubyeyi utererana umwana we kirazira. Abari buhurire n'ingorane namwe mu nzira mwihangane, mbese kuko bishoboka ko nta n'izigomba kubaho, byose mujye mubiteganya. Bakoma amashyi. Valentine aritaba ati: karame. Atega amatwi maze yongera gutumika ati: mwebwe muragenda amahoro musanga ayandi, kandi muzarusheho kuyakwiza mu bandi. Bakoma amashyi. Muramenye ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye, ntimukabipfushe ubusa, mujye muvuga ukuri, kuko ukuri guca mu ziko ntigushye. Muramenye ntimuzabihimbe, kuko
kuko guhimba ntushobora gusubizayo ibyo wavuze. Birutwa no guceceka kuko ubuze aho abika mu nda. Murakoze. Amaze gutanga ubwo butumwa, atera amasengesho akurikira: ngwino Roho Mutagatifu, isengesho ryo gusabira abatwanga, isengesho ryo gusabira abarwayi, nahubahwe Imana Data. Ati: muramuke mama. Aherako asubiza nk'utumvise neza icyo abwiwe, ati: gusa uragenda musige njyenyine? Umuntu w'umurwayi koko uragenda utamugejeje mu rugo? Yego, hari abarwayi kundusha, hari na benshi bari i Kibeho barembye, ubu wabababariye bakoroherwa koko. Hari n'abandi rero barwaye bari mu bitaro. Nizeye ko nsanga borohewe niba ngezeyo. Avuga asa n'useka, asubiza ku cyo abwiwe, ati: meze nk'imfungwa yatorotse. Nizeye ko abamvura batazandakarira, ariko se bandakariye nakora iki? Nkareka iki? Nari kureka kukubaha se nkabubaha? Njyewe nakoze ibishoboka, nawe ukora ugushaka kwawe, sibyo? None se uzagaruka ryari? Mu nyandiko za Dominiko Makeri, ibyashoboye kuboneka kuri iri bonekerwa byari bigarukiye ahangaha. Ibikurikiyeho kugeza iri bonekerwa rirangira byakuwe mu nyandiko y'ibanze manuscrit y'undi mukristo wakurikiranye iri bonekerwa witwa Monique Niyishobora. Reka tubasomere uko byanditse. Turi mu kwezi kwa munani, usibye ko ntibuka itariki. Ni kuri 15. Reka n'ubundi nari nibagiwe. Nararyamye numva abantu bari kuza kumbwira ngo turi kuri 10 na kangahe. Ntireka da, uba waje ukambura rero. Ariko ntabwo bishoboka. None se muzagaruka ryari? Kuri 15 z'ukwa gatanu. None se ukwa gatanu ko ari kwinshi, ko n'imyaka ari myinshi, ni ukwa gatanu k'uwuhe mwaka? Muri 90 na kangahe? Ubuse nzaba nkiriho? Ariko mama, wagiye wizira buri munsi? Nazajya nigira nk'ahantu bakanshaka bakambura, tukagenda tukiganirira. Ubwo icyakubwira ibiparu mba ngufitiye. None nawe uri kunsezeraho unkubiranije. Ntanakubwiye ni byinshi. Wowe uzi ibiparu? Mfite byinshi koko. Ibyo nabonye, uzi ibintu nabonye, narebye. Nabonye, umbikubwiye ntabwo wataha, ariko ni byiza. Nabonye ibintu biteye ubwoba, nkabona ibintu bifite amacumu n'imiheto, nkabona n'ahandi heza. Nuko bari kumbwira ngo subirayo. Ngo subirayo ntabwo bari baguhamagara. Uri kubona se inzira yawe ari iyi ngiyi? Nkabona ahandi hari akobo gatoya, ngo ninkinjiremo mbone kuhaza. Nireka, njye ntabwo nakwinjira mu mwobo. Noneho ikindi kintu ari kinini cyane, nkabona abantu bose bari kuvamo ngo ninjiremo. Mbona ahantu handitse ngo Yeremiya 17, Yeremiya umutwe wa 17 umurongo wa 14 kugeza kwa 18. Ndavuga nti se biriya ni ibiki? Noneho Yeremiya umutwe wa 17 umurongo wa 14 kugeza kwa 18 n'ibindi byinshi, na Zaburi n'ibiki byose nabyanditse ku rupapuro. Ndavuga nti ninkira bazanyibutse nandike igitabo. Ni byinshi cyane kuko nagiye kwinjira aho hantu. Nuko niba ari umumarayika nabonye akantu gafite amababa kambwira ngo wowe usubiyeyo, ufite ibintu byinshi by'impongano utararangiza, ngo kandi ahantu turi uhageze ntabwo waba ukibirangije uko bigomba.
mpita rero ngaruka aho ngaho n'ibindi byinshi ntavuga abantu batazabimenya, nzabikubwira turi twenyine. Oya, ni byinshi cyane. Murakoze cyane. Ntacyo ubwo nzategereza kuri aniveriseri yanjye. Nizeye ko nzaba ndi muzima nishimye, kandi ntimuzansezereho. Mama, mumbwiye sinakwirirwa nza, nakwigumira iwacu da. Avuga ibintu yongorera. Nzihangana ndenzeho. Oya, yambwiye ngo kubera ko atabonye uko aza ngo mbimuvugire, ngo niwe bari batumye, ngo none nawe arantumye. Ariko nabimuvugiye wabyumvise. Na wa wundi nabwo ngo arashaka urukundo rutarimo uburyarya. N'abandi benshi nicyo bifuza, erega hafi ya bose. Ubwo uzatubwira ubutaha. Ariko jya ukomeza utugerageze, udusabire imbabazi, kandi udutakambire uru Rwanda rwacu rwo gusubira inyuma. Turasenga rwose buri gihe, ari icyo dusaba kugira ngo buri muntu yumvikane n'undi. Turakwinginze rero kugira ngo aho wageze hatazaba itongo, ahubwo hazabe ingoro yawe inogeye abanyarwanda bose n'abavuye impande zose. Tumenye ko watugendereye, tukubakire kandi twubahe aho watugenderereye. Urakoze, uramuke mama, ijoro ryiza. Ibonekerwa ryarangiye 3:30. Ibonekerwa rirangiye, Valentina yari mutaragata akiri uwo gusubira muri ya chaise roulante, ariko kuko byari isezerano ko nava kubonekerwa agomba gusubira kwa muganga, yageze mu bitaro. Abo yahasize bamubonye baratangara, ndetse bamwe muri bo nabo igitangaza kibageraho bahita bakira. Muri abo bakize harimo umusiramukazi wari urwariye ku gitanda cyegeranye n'icya Valentina, akaba yari yarabazwe umutima. Hari kandi n'umudamu witwa Tereza, nawe bari barwariye hamwe. Yabonye ko Valentina agiye ikibeho mu ibonekerwa, aramubwira ati unsabire. Valentina yaragarutse, amubonye ahita akira. Valentina we wari wakiriye kuri podium ikibeho yavuyeyo yigenza, yiyereka abaganga bari bamwemereye kugenda nubwo yari arembye. Barabibona ko agarutse ari mutaraga, yakize neza, birabatangaza cyane. Yaharaye ijoro rero, bucya bamusezerera. Bakristo bavandimwe, turangije kubasomera ibonekerwa ryose uko ryagenze ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani, mwaka w'1993. Nk'uko twabyumvise rero, Valentina yahawe randevu n'umubyeyi Bikira Mariya ko bazongera kubonana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'1994. Niryo bonekerwa tuzatangira kubasomera. Mwakoze kudutega amatwi, murakagira abababyara, namwe murakagira abo mubyara. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Maria,
tugaturana ndagusingiza Mariya. Mariya yatuzaniye amahoro, igihe atubyariye umucunguzi, ndagusingiza Mariya.